urumva bibaye ngombwa ko tunimukira igicumbi aho umugabo akujyanye niho ujya aho yakazageraho niho nzajya aho azagwa niho nzagwa inzivunguriwe umugeni amashi aho niho wabyumvise kaba bisubiremo inzu ifunguriwe umugeni ahubwo KEZA araha umugabo we ubwo niwe muyobozi w'imfu en tout cas vraiment na seperi penza vie atangaye na seperi agomba kuva aha yakatumuha icyo bita condition bita shurashura ngaje ate ngo iyo hawe urugo urarukontora rukarubamo. Yes, reka nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza. Reka nshimire buri mwe mwese mudukurikirana umunsi ku munsi ndetse n'isaha ku yindi. Ndi kumwe na Yakamwana, ndi kumwe na Sifa, mwamye mwumva KEZA avuga ngo Sifa yabaye Sifa. Ndi kumwe na KEZA muri rusange, ndacyari igicumbi, ndi igicumbi none agiye gutura, najyanye na Yakamwana, ingofero ya papa yesa yishimuta. Yaka bite ukimeze neza ariko kumva ko nashimuse ingofero ya papa wanjye so ibya papa ni ibyanjye sinzi impamvu rero wavuga ngo nugushimuta so my father is my father like your father call wayimusabye aravuga ati none yindahita nyongera indahita nyimanuka ntabwo ari ngombwa bitewe n'impamvu zashobora kuyima nangwa se akayinyima nangwa se akamindi bitewe n'uburenganzira bwe ntabwo nayishimuse rero nuko turi imbere ya kamera nayitiye muri make kugira ngo kamera yanyu kuri yawe igaragare correct ndabizi ingofero mwari muyikumbuye ntabwo mwari muzi ko ikihari se murayizi no kuri Victory TV ba superstar in Kigali for so I think that you know selves so 2020 so you know so the best friend in Rwanda yeah I think that you know KEZA ndaguha ikaze mu kiganiro murakoze cyane umeze neza cyane urashima Imana Sifa reka nawe ngo ikaze mu kiganiro ndagira ngo KEZA agufatire mikoro muraho neza umeze neza mese neza urakomeye ariko urasa neza koko reka mbibwire ariko KEZA we turaziranye sebukwe bwa mbere yabadusuye yego nitwa Mutesi Ange aka Sifa rutwite umumama w'abana bane KEZA ndamukunda ni muramukazi wanjye yarantuye ubushize tugirana ibiganiro byiza kandi arankunda arananyubaha nashimye Imana kuba mwongeye kugaruka mu rugo nakoze cyane Yaka wamubonye Yaka namubonye so icyo nashaka kuvuga rero KEZA ni umugore wanjye uyu ni mushiki wanjye ibyo bindi byagusha droite niwe uko byagenze uko byagarutse uko byabaye so uko bimeze niko bimeze nta n'ikindi mwahinduraho sasifi so ikinshimishije gusa nuko KEZA abonye sebukwe nicyo kintu cya mbere kinshimishije for the first mbere na mbere so just finish ntabwo ngira amagambo menshi muranzi just why kuba wafashe umwanzuro wo kuvuga ati reka KEZA muzana igicumbi arebe papa yakabyakujemo gute impamvu nuko ubushize twarahageze papa arabura ariko uyu munsi arabonetse ubushize twavuganye na nyirabukwe ariko ikinshimishije for the first ikinshimishije nuko sebukwe abonetse just finish ndumva nta n'ikindi kibazo wambajije gihari ariko bakwemereye inzu ntago nagenda ntabivuze kuva babonye KEZA bahise bakwemerera inzu ntago bamwemereye inzu bahaye umuryango wa Yaka inzu none se niya wenyine baduhaye inzu twese okay nuba ngo ikibazo cy'inzu rero
nta nubwo ari ikibazo ahubwo inzu yatanzwe ahubwo yawe bande sinzi impamvu mwebwe mwinjira gauche à droite niba papa yishimye akavuga ati bana banjye mbahaye inzu ni ikintu kigaragara yuko papa adushyigikiye ngewe na KEZA so mimi nafurahi sana sikwe na zaidi naongea ngira menshi ngewe inzu barayikwemera uzabanamo na KEZA urava i Kigali uzi Gicumbi kuva i Kigali nkaza Gicumbi byaterwa n'impamvu nshobora kuza Gicumbi tukabana mu nzu yacu duhawe na papa tudakodesha ariko i Kigali tukajya mu kazi byaba ngombwa tugataha nk'abandi bose tukavana mu gitondo tukajya gukora akazi tugataha tukaza mu KEZA uremera kuva i Kigali ariko ubundi iyo ufite umugabo nta kintu kidashoboka kandi nta niki uretse no kwizina igicumbi kuhaba nono mu nzu y'ubuntu baguhaye ni impano kuhaba nta kibazo kibirimo kuko nubundi kuva igicumbi gere Kigali ni hafi ngiye mu kazi najye ngenda nagira i Kigali ntago naburaho ndara naza gukorera igicumbi nta mfite inzu igicumbi ryamaho urumva bibaye ngombwa ko tunimukira igicumbi aho umugabo akujyanye ni hujya aho yakazageraho niho nzajya aho azagwa niho nzagwa haje gushya aho uzagwa niho nzaba ibyo twarahishe se KEZA ati aho uzagwa niho nzagwa aho uzaba niho nzaba ngewe na processes nshaka kwinjiramo cyane is not necessary kwinjira muri gahunda so let us do what we are need to do kigaragara cyo urabona ko imfunguzo z'inzu umusaza duhaye ariko ninjye uzibika ariko urama urwanjye nose nta ninjoro imfunguzo z'inzu ni ngomba kuziba nose ari umwe dufite n'ubundi we waruta hari igihe abantu bavuga ngo ni bya bindi reka nsabe muzehe wa YAKA aze aziba tugabanye abitwibi wani ngomba ngenda mu rugo oya no muzena ugomba kuzana kuko ngenda mu rugo naye mfata urwanjye cyemerere n'abantu banabibone ko atubwire uko abishaka niko turi ubigenze dore ngiza kuwashaka oya guma oya KEZA nabagurukira akira nawe intebe akira rwose kameramani nazana intebe hariya nasubara tugabanye inzu turi bata oya turi babiri ninjye nawe waravuga ati wo nshaka ni buri gukora iki nose niwe ugomba kubika imfunguzo zose ntakicara uzandaza hanze papa YAKA mikoro ni yawe akira imfunguzo YAKA kuko ndumva yatangiye kuvuga ibintu byinshi nose nanyingirana mvuye gusinda ngasanga umugore yakinze nzafungura gute twagiye papa YAKA wavuze ati KEZA oya emi ntubangame hari ukuntu umugore gukingirana waba urufunguzo ukorera hanze nose ushaka ngo bizagende reka twumve papa wawe nyine reka twumve so baretse gato nawe ntugakererwe burya rero gitumye hanze inzu nuko wazanye KEZA ntabwo wagira inzu utagira umugore ubwo rero imfunguzo inzu ifunguriwe umugeni amashi aho niho wabyumvise reka babisubiremo inzu ifunguriwe umugeni ahubwo KEZA araha umugabo we ubwo niwe muyobozi w'imfunguzo niwe nyir'inzu ni njyewe nyir'inzu ubundi umugore niwe mutima w'urugo nose ubwo ibyo bintu nibyo niwe se urateka urateka se urasasa se urakoropa subiza ikibazo papa kubajije nose ku buryo nzataha nkarera hanze aragura urufunguzo azayagukingurira mu izo ngizo zo kwirembo ariko si biniki
bagiye kugura urufunguzo rwo kwiremba ndagura urufunguzo rwo kwiremba nta kibazo nuvuga ngo inzu ibaye y'umugore ni yacu ni yanyu yawe mwembi Keza urabyakiriye ute rero en tout cas vraiment na seperi penza vie atangaye na seperi ndishimye cyane urabona nyine baduhaye n'imfunguzo rwose ni ibintu by'ibyishimo izi mfunguzo ni nk'iz'imodoka oye nawe ntago ariko se urufunguzo ndaruguha wanyingirana nkaranze uburande urufunguzo nari binagukinisha urufunguzo ndaruguha abagore warumuha ntago warumuha kuko uri mutima w'urugo kandi ntago umugabo wawe wamuraza hanze ntago byabaho ntago wamushatse kugira ngo arare wenyine nawe urare wenyine yaka byihorere musaza wanjye Keza ni umwana mwiza humura cyangwa urashaka bya bindi by'ino minsi Yaka ubyakiriye ute kuba babahaye mu by'ukuri ngaho njyewe nk'uko ngasoda njyewe nk'umuntu w'umusitare nshobora gutinda ngasanga yakinze bitewe n'uko hari igihe umugabo atinda atinze akaza mu masaha akerewe umudamu yaba yasinziye so nawe urabyumva kandi urabizi n'abagabo muri rusange yasinda ati we know ourselves nshobora guhura n'abagabo bagenzi banjye tukaganira ikiganiro kikaryoha tukanywa byeri aho gutinda gutana ajya gukomanga umudamu nawe yasinziye so minafurahi sana for this conversation so nshimira abagabo bose muri rusange mukomeze kwihangana na Keza nawe ashimire abadamu ndetse nshimira na papa wanjye uko abisobanuye Gana Kei superstar none se kugiye uturumva ijambo rya nyuma rya papa no kuvuga ngo Keza umuhaye inzu imfunguzo bazibitse Yaka wo kabyarawe ntago papa gusuzuguye yakiriye umugeni Gicumbi reka mushiki wa Yaka urabivuga iki kuba Keza akinjira mu muryango wanyu wabyakiriye ute Okay, Keza ngiye nkimubona yaje kunsura yakaramamagara kuri telefone ambwa ati ngiye kuza kubereka umukazana demayi wawe ageze mu rugo narishimye cyane ubwo n'uyu munsi baje ariko papa ntiyarahari umunsi baje none na papa tangote demayi ndagukunda cyane nubizi Imana ishimwe rero cyakora for the first naguciye muri vuga umva sister uri mushiki wanjye ariko naguciye muri uvuga ndishimye kubona ndi kumwe na famille yanjye kandi Keza wa Yaka nongere mbisubire mu Keza wa Yaka so ndishimye kubona kubaza ikibazo kimwe n'umuryango byumva ejo bundi yago yaje kugusura udahari wari uhari Keza adahari aho ndamusubiriza byari byagenze gute aho ngaho reka ngusubirize ni ukuvuga ngo kiriya gihe nubwo wenda ntagaragaye abantu benshi bibaje ibintu byinshi ngo kuki ngatagaragaye Keza kuki aho babaga atariho berekanye Yakari ndagira ngo nsubize abantu ako kabazo kabaye wenda Yaka ntiyabashije nimba ari isoni yagize byo kugira ngo wenda abisobanura impamvu ndagira ngo mbabwize ukuri ni ukuvuga ngo muri aya minsi njye Yaka ntabwo twe tubanye neza nyine mu rugo byarindi byo mu ngo murabizi ni ibintu bisanzwe noneho we iyo dufitanye akabazo runaka ahita hehe ajya ku Gisozi kwa murumuna we urumva ni ibintu bisanzwe nyine wenda nimba yari twarakaranyije kugira ngo turwane cyangwa iki yigirayo noneho yago rero niho bavuganye arahamusanga kwa murumuna we niho babonye baramuhaye biriya bintu byose amavuta imiceri ariko nyuma aza kumbwira ati rero wa mugore we ati dore baramfashije dongereye bevene mutima nangaye urumva sose atavuga ati baramfashije ku mutima none ndagira ngo ntago mbona biryo nabimara njyenyine ku mutima ndagira ngo uze dukora iki dongereye bevene mutima nangaye ubwo rero nibwo twiyunze yambwiye ati banzaniye tishiri banzaniye ibyo kurya ati sinabijya ngo mbimare njyewe na murumuna wanjye sibyo byabaye byarabaye byihoreye
yes nuko nyine yakasobanurira abantu neza kugira ngo babyumve no kuvuga ngo kirajye nyine ntago twe tubanye neza cyane kabura mureze we iretse banza renga ahubwo impamvu yirimbishaga nagushaka ko mbivuga angije rero ndavuga yigira kwa murumuna we ku Gisozi yago bavugana ari hwari urumva ntago twari turi kumwe mu rugo yesa bimushyira ku Gisozi nyuma rero arambwira ati rero burya yakantagagwa nabi niyo yarakaye bishira vuba arambwira ati abantu bandemeye abo hanze bampa udufaranga nyine ati yagwangura ibintu nibi kuko nanjye bwarakeye mbona nyine babipostinze arambwira ati rero sinabimara njye nyine ati rwose nimba twaragiye ikibazo reka twiyunge mbabarira nyine urabizi cy'abagore n'abagabo n'ibisanzwe yakagaruka mu rugo turiyunga biriya bintu reba nyine hari ibyo nyine we yasigiye muri umuna urumva byose ntago twabitwara ariko byose biri iwacu mu rugo urumva nyine twariyunze ababonye bakayifata nabi bakavuga ngo turabeshya sibyo nuko byari byagenze nuko yakana niyo mpamvu turi hano igicumbi twaje kuko impamvu twaje no kugira ngo nyine tuniyunge neza na family byumve ko ikintu cyabaye ariko nyine ubu cyarangiye twanaguhaye neza kubemeza bampaye nibyo icyo ibyondo ugiye kuba nyiri ibyondo nawe ugiye kuba nyiri ibyondo ijambo rimwe wabwira databukwe wawe ijambo rimwe namubwira nishimye cyane kuko na ahantu hake ushobora kujya umuntu cyangwa se sebukwe cyangwa se so wanyu akagira ikintu nk'iki cy'ubugabo bagukorera ntago nari mbizi ko bintu biri bubi numvaga turi buze tukaganira bisanzwe ariko we yavuze ati umukazana wanjye si yagenderaho reka muhe impamvu reba ko n'abakoreye nyitegereza neza rata atazagundi bakazanyitirira nkumva urumva kivuga ko rero kiraje kuko ko yamaye inzu byanshimishije ubu igicumbi mpafite inzu nje bukanyero sinabura aho ndara ariko ke naguciye mu ijambo wabwiye sebukwe wawe ikintu wakundiye yaka na mushikiwe barahanga yaka wamukundiye nuko wenda ntago ari kimwe ni byinshi yaka burya ni imfura yaka ni umuntu wagusetsa mu gihe wenda uri muri mode yo kubabara urakaye kandi we arakarakanya gato gusa yarakaye byo rwose nyine ni ibindi ariko mu buzima bwe busanzwe nta busambagira yaka nima afite amafaranga 100 arahamagara umuntu wese baziranye avuga ati dusangire niba kandi arakaye ntago umujinya we ushira vuba nyine mbese byo bintu uvuga ngo umugabo wanjye ni mubiki ahantu yananiye ni hamwe reka mbivugira imbere ya papa we ku bagore ariko papa we nawe yavuze ngo famiye ya Yesu we ngo famiye yabo ngikundanga abagore n'icupa n'akanyama abasinga n'abasinga famiye yabo n'abasinga bakunda icupa reka mbaze nawe ukunda abagabo oya ni wasanga ari by'abagabo gusa ngewe nubwo ndi umusingakazi ariko ngewe ntago nashatse mu basinga none se nakunda abagabo se abagore ningewe bashaka ayo ukunda abagabo mfite umugabo umwe ngewe yes ndi kubona papa ariko muranasa murasa cyane ndi imfura yiwe uri imfura yiwe rwose tubifurije umugisha mukomeze umuryango waguke ngewe ndagira ngo nta kibazo wambariza KEZA papa nta kibazo wambariza KEZA ikibazo kikuri ku mutima bo ikindi ku mutima ni ikibazo kijyanye no kubaka gusa cy'ubwubatsi ko iki gitaramo kirimo cya KEZA n'Imana yamenyemo umugisha noneho nkabaza KEZA ati mbese yaka niba baje nkaba mbahaye inzu yaka nataha nijoro azamukingurira kugira ngo Ereka wenda ngo usubize aho ngo bitanakugora ntago wabura umugore ngo uraza umugabo hanze kandi nta n'impamvu yo kurara wenyine kandi ufite ukurara inyuma kurara inyuma imbere harya barara sinarimbisha hari ivure hari n'urwuririro wowe urara ku umugabo arara imbere ubwo undara imbere arimbyishe urumva ntago rero umugabo yagenda ngatinde gutaha ngo nika kumukingura kandi n'ubundi biraba
ni ubwa mbere se uyu rufunguzo rwo ndarumuha nta kibazo uyu muhe rumwe ndamuha rumwe izindi cyangwa ndisigaranye muhe ebyiri n'ubundi rumwe azaruta ducurisha urundi we ntabwo yarumarana kabiri ndamuha rumwe naruta ducurisha urundi ndumuhe kuko umva iyo utumye gutega bituma no gusura kandi urumva iyo ushakanye ukunze umuntu uramukunda mugakundana urumva ariko reka nkuregere yaka gatoya hari ukuntu umuntu akuvunisha mu rukundo harahiye oye bibaho oye burya nyine twashimye mujye mushima munanenge hari uburyo ukundana n'umuntu cyangwa ububana n'umuntu akakuvunisha mu rukundo akakuvunisha no mu mubano yakajya mvuna mu rukundo nyine pe turakundana yego ariko ku ruhande rumwe kuko nabibabwiye akunda abagore ejo bundi ari kumwe n'umukobwa ejo bundi musanganye n'undi mukobwa wenda nyine sindi kubikubwira wenda murega ngo umukubite ariko umwana uramucyaha ukundura mu cyaha wowe nka se hari ukuntu wenda waza kumushyira ku ruhande ukamucyaha uti nyamuneka n'icyo gitsure cy'umubyeyi nacyo umwana akigendera akavuga ati papa yarambujije reka mbe ndetse kongera kugira urumva rero ubundi twari tubanye neza nta kibazo ntago turarwana rimwe uretse gusera dupfa yanciye inyuma agiye mu bagore yagiye mu bakobwa ariko ubundi yakana imfura yikundira ibibuno n'utagiye ifite byose ni kimwe ariko cyane cyane ufite ikibuno we atambuka agakoraho ibyo byo narabyihanganiye ariko ikintu cyambangamiye ni uko agenda akanarara akamara gatatu atarataha ari nkehe ngo ku kibuno cy'umuntu ariko reka nzi ngo barasede mayi none ngiye mwamamagaye kuri telefone ngo muje kudusura ariko none icyari kikuzanye ni ukurega yaka ese kubera iki utampamagaye ngo ngusange i Kigali umbwire ibibazo bihari noneho nanjye nzabigeze ku muryango ariko nawe buriya nawe se uri mushiki we ndi mushiki we nawe ni papa we ariko uburyo uba wabiduteguje tukamwicaza wenda turi ntacyo wenda muraza kumukunda so uretse gato n'ubu ntabwo KEZA yatatiriye kubera ni mu nzu agomba kuva aha yakatumuha icyo bita kondisiyo shurashura ngo ajye ate ngo iyo hawe urugo urarukontorora rukarubamo kandi ntiyava hano nubwo yari aje kunsura atambwiye amakosa ye kandi ndise none umukobwa wanjye KEZA yakanda mu kondisiyo ibyo ngibyo rwose ahora bumfashije agomba kumenya urugo rukuru n'ibyo byo kugenda afata nubwo navuze ngo abasenga dukunda abagore kugira inzu nkuru icyo bita senior 1 hari 1 na 2 na 3 noneho ubwo niwe gicumbi cy'urugo turaza kumushyira mu uraza kumunyongorera kandi urakoze cyane asante sana bino bintu byambabaje cyane kubona yakashwana na KEZA ndamukunda ni muramukazi wanjye ubwo nkanjye nkamushikiwe mukuru turamwicaza tumugira inama ariko nawe KEZA ikintu nakongeraho ingo z'iki gihe ni danje ugomba kwicara nyine ukihangana mu bibi no mu byiza ukihangana icyo ngusabiye naho ibyo byo turaza kubimubwira kandi ukomeze wihangane rega natwe twarihanganye so we ntubibona yes rero reka mbashimire KEZA reka ngushimire papa wa YAKA yagiye na YAKA yagiye reka ngushimire kuba wemeye kutwemerera ko tuzana igicumbi shimire na sister wa YAKA ubwo YAKA bagiye kumutera ibipfusi ubundi no kumuhana kigabo ntago ari kumukubita yes ubundi rero gahunda ni ubutaha turabakunda kandi iteka ryose duhora tubifuriza ibyiza murambe muzabyara ihungu nakobwa yes KEZA na muramukazi we niko bavuga reka mbashimire mvuga yuko ubutaha nimba tumira muzaganira nanjye kandi bizagenda neza reka nshimire na papa wanyu na sobukwe na papa wawe na papa wa YAKA nshimire na YAKA kuba mwanyemereye nkaza igicumbi tukaba twabasha kuganira na KEZA akabyemera abajyaga bivugisha ngo nswe ngo sko ngo nkwe ngo niki
ntago bazi ibyabaye. Imana ibaho umugisha. Nyarukira kuri Instagram yanjye umfollowing nitwa Eminyawe, unyarukira kuri Instagram ya KEZA YAKA umfollowing KEZA YAKA, ubundi buzima bubashe kugenda neza. Peace and love. I love you so much my people. And me also.